twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Paradizo TV, aho tudahwema kubashimira urukundo mukomeje kutwereka, tubabwira ngo Nyagasani akomeze abahe umugisha. Uyu munsi rero tugiye muri kakanya kahariwe ubuhamya. N'ubuhamya buteye gute? Ntucikwe rero, niba utarakora subscribe uramo uracikwa n'ibyiza byinshi. Umusore utatangaje amazina ye yaduhaye ubuhamya bukomeye cyane. Yatangaje ko afite ikibazo gikomeye cyo kuba imbata yo gupfubura abagore, none gufata icyemezo nk'abandi basore yumva biri kure nk'izuba. Atangira gutanga ubuhamya yagaragaje ikiniga gikomeye mu kuvuga ubuhamya bwe, cyane ko yacishagamo agaceceka umwanya utari muto. Ati se byatangiye gute? Avuga ko iwabo bari batuye ku Kimisagara, icyo gihe hari mu mwaka w'1995 ubwo yigaga mu mashuri abanza mu mwaka wa gatatu, afite imyaka 10 y'amavuko, ari nabwo yatangiraga gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'isura isa n'iyijimye. Ati nabanaga na mama n'abavandimwe banjye, ari nge mukuru mu bana bose, ndetse nkaba n'umuhungu mukuru kandi umwe rukumbi mu muryango. Byumvikane neza ko nari meze nk'umugabo mu rugo, kuko papa yari yaritabye Imana mu bihe byashize. Twari dufite icyumba twitaga icy'abashyitsi, cyari hafi y'uruganiriro, ni naho nararaga kuko nari umuhungu umwe. Mama akagira icyumba arararamo na gashiki kanjye gato. Bashiki banjye bandi nabo bankurikira nabo bakagira icyabo, n'umukozi w'umukobwa nawe akaba afite icye. Urebye ntacyo twari tubaye muri Kimisagara, twari mu bantu babaga mu nzu yiyubashye. Iyo umushyitsi yazaga mu rugo narimukaga nkajya kuryamana na bashiki banjye ku gitanda kimwe, ariko tukarara tubyigana ku buryo byanjenaga. Baza kubwira mama ko badashaka kongera kurarana nanjye kuko mbabyiga ntibasinzire neza. Ndabyibuka mu bihe bikurikira haje umushyitsi w'inshuti ya famiye, mama nsaba kurarana n'umukozi kuko we arara wenyine. Numva birambabaje kuko numvaga ari nko kunsuzugura kundaranya n'umukozi. Iryo joro n'ubu sindaryibagirwa. Hari kuwa kane gusa itariki sinyibuka. Umukozi wari mu kigero kiri hagati y'imyaka 25 na 27 wari waranabyariye iwabo, sibye ko umwana yari yaramusizi iwabo mu cyaro. Yatangiye kunkabakaba ambwira ngo agiye kunyumvisha ibintu byiza. Narabyemeye kuko numva uko kunkorakora ku gapipi ari byiza, ari nako ambwira gukora ku gitsina cye no ku mabere ye. Mbese ubwo yari yanyambuye imyenda yose nawe yiyambuye yose. Byagezeho umukobwa araryoherwa cyane, ariko nkumva ntangiye kugira ubwoba bwo gukomeza kumukorakora nk'uko yabinsabaga. Byaje kugeraho ansaba gufata agatsina kanjye kari gato rwose nkakamwinjizamo, ariko muri hejuru. Ndabikora birarangira tuza gusinzira, ariko ndakubwiza ukuri ko nasinziriye nk'uwahwereye. Nza kubyuka njya ku ishuri, ariko nta kintu na kimwe numvaga mwarimu yavugaga kuko nitekerezaga ibyo narayemo. Mu ijoro rikurikira nasubiye kurara mu cyumba cy'abashyitsi nk'ibisanzwe, kuko umumama wari wadusuye yari yatashye. Ariko biza kugeraho nko mu masaa 5 cyangwa saa 6 z'ijoro nasinziriye, wa mukozi ahengera abantu bose basinziriye, aza mu cyumba cyanjye ansaba kongera kuza mu cyumba cye. Ndabyibuka yarambwiye ngo ngwino dukore bya bindi by'udupipi. Nagize ubwoba ndamuhakanira, birangira ngiye kuko yanyinginze. Muri iryo joro numvaga ari byiza cyane, noneho nangira kubikunda ku buryo mu majoro akurikira ari nge wajyaga mu cyumba cye. Numva mukumbuye, nari narangiritse mu mutwe cyane. Umukozi wacu yamaze imyaka 2 mu rugo twibera muri ubwo buzima, nsigaye mukunda kurusha mama n'abavandimwe banjye bose, ku buryo iyo yajyaga gusura iwabo nasaga nk'uwarwaye. Ikindi kandi abandi mu biruhuko bajyaga gusura ba tante, nge nari narabicitseho kubera uwo mukozi numvaga ntamusiga. Muri iyo myaka 2 umukobwa yamaze iwacu nari imaze kuba intararibonye mu guhuza ibitsina, kuko twabikoraga kenshi, kandi igitangaje nta muntu wo mu rugo wigeze amenya ibyacu. Ndabyibuka asezeye avuga ko atashye burundu atazongera gukora mu rugo. Iryo joro twarongeye kurarana, ariko ibyo nakoze ntawamenyaga ko nari umwana muto, ko noneho nari maze gukuraho, kuko nari maze kugira nk'imyaka 12 niba nibeshye. Ubundi mama yagiraga amahane ku buryo buteye ubwoba, bivuze ko nta mukozi wahamaraga kabiri. Uyu we yarambwiraga ngo impamvu yihanganira ibitutsi bya mama nuko ari njyewe, kuko yatukagwa amanywa nijoro. Nyuma y'igihe kitari kinini
cyane agiye nibwo naje kujya mu mashuri yisumbuye mu wa mbere niga ku kimwe mu bigo byiza i Nyanza mu majyepfo ni nabwo bwa mbere nari ndenze Nyabarongo pe. Nkigera ku ishuri narize bisanzwe, ariko kubera n'ubugimbi nari ngezemo n'ubuzima bwo gukora imibonano mpuzabitsina nari imenyereye biranga. Kubera ikigare cy'abahungu bigaga muri superiere nko mu wa kane nge niga mu wa mbere, twatangiye kunywa itabi twihishe, uw'abandi sinigeze nkora ku rumogi, ariko icyo gihe natangiye kurunywa. Uburara bwakomeje kwiyongera, tugatoroka ikigo mu masaha yo kuruhuka. Nibwo twatangiye kujya ahantu hitwa ku Mugonzi, haba indaya nyinshi cyane, hari i Nyanza, gushaka indaya zo gusambanya. Abandi bajama banjye bo birebera gutwana duhiye, wa mugani w'imvugo y'iki gihe, ariko ubona nabyo bitabafasheho. Nge mwumva wapi ntacyo twamarira, nkarwana nshaka ba nyina. Urabyumva, burya indaya nazo zigiramo kwiyubaha. Zimwe zarankatiye pe, gusa hari umwe naje gutereta anyemerera ko twaryamana iyo ndaya yari ikuze, gusa nabonaga iruta wa mukozi wo mu rugo, kandi yari ifite n'umwana twari hafi kungana. Twatangiye kuryamana nayo ku buryo noneho abashuti banjye nabakwepaga nkajya kureba iyo ndaya tukaryamana. Bivuze ko amafaranga yose mama yanyoherezaga yo gukoresha nayabitsaga iyo ndaya, kuko ariyo navanagamo ayo kumwishyura. Twaryamanaga atansabye amafaranga nka mbere, gusa napfaga kumenya ko nanjye ngomba gutanga yo kurya igihe mama yansuye. Uyu mugore iyo yabaga adahari byanteraga ikibazo gikomeye, kuko ntabyihanganiraga, ahubwo nahitaga njya kugura amaturu cyangwa nkikopesha muri bagenzi be, kuko bari bamaze kumenya ko mfite mama w'umukire umpa amafaranga menshi. Mbese kantine yanjye yari izo ndaya. Imyaka 3 namaze i Nyanza niberagaho muri ubwo buzima bw'ubusambanyi, ku buryo nta basore bari bakuru kuri nge bari barumiwe, ariko nagezeho byose nkabikora ntacyo mbabwiye. Mama naramugoye ku buryo bukomeye, namusabaga amafaranga menshi cyane ku buryo yari amaze kundambirwa, nubwo yari yarabuze uko agira. Burya tujye twubaha ba mama batubyaye cyangwa batureze, kuko nubwo yari umunyamahane sinari nkimutinya, kuko hari icyanyoshyaga. Naje gutsindwa icyiciro cy'amashuri yisumbuye, biza kuba ngombwa ko nimukira ku mashuri yigenga hano mu mujyi wa Kigali. Aha noneho nkubwiza ukuri, nabaye rurangiza mu busambanyi, kuko abakobwa bamwe na bamwe twiganaga ku kigo kimwe twagiye dusambana kenshi, kuko uwo twabikoraga rimwe yabaga nk'ubaye nk'umusazi, agahora ashaka ko tubikora. Mu kiruhuko kimwe niga mu wa kane, nagiye mu rugo rw'umwe mu bamama nabo bakuze, wari ufite umugabo w'umusirikare ndetse ufite na bamwe mu bana twanganaga, abandi banduta. Ntumbaze uko byagenze, gusa kuri uwo munsi twatangiye kujya turyamana akanyurwa, ariyo mbarutso yabaye filime twariho tureba muri salo iwe, bitangira gutya. Uyu mumama yaje kuma telefone igendanwa, akajya amamagara igihe ari mu rugo wenyine, nkagenda tukaryamana. Yaramfuhiraga cyane ku buryo noneho byatumye nanjye nzinuka kuryamana n'abakobwa bari mu rugero rwanjye, kuko urumva yarutaga tante wanjye kure. Nakomeje kuryamana n'abamama bakuze cyane mu mujyi wa Kigali, wenda byose sinabivuga, gusa hari n'umwarimu watwigishaga mu wa 6 twaryamanye, nabyo biturutse ku munsi mukuru twakoze dusezeranaho ku ishuri. Nanjye nari maze kugira akarimi kareshya cyane abagore bakuze. Uyu musore arangije amashuri yisumbuye ngo ntiyagize amahirwe yo guhita akomeza kwiga kaminuza, kuko yari yagize amanota make, ndetse na nyina yari amaze kugira inshingano nyinshi zo kurihira bashiki be ngo barangize amashuri yisumbuye. Akirangiza amashuri yisumbuye yahise atangira ubupfubuzi bumwishyura. Muri iki gihe cy'umwaka w'ubushomeri ngo niho yatangiye gukora umwuga w'ubupfubuzi, noneho yishyurwa ku mafaranga menshi. Yakomeje asobanura ati, birumvikana bamwe muri karitsiye bari bamaze kumenya ko ndyamana na bamwe mu bagore bakuze, ariko benshi babivugaga babibwiwe n'abandi, ku buryo nta wari ufite gihamya. Mu bwisukuri ko inkuru zigenda, hari abagabo twahuriraga mu kabari mu mujyi bakabimbaza, nkibaza ukuntu babimenye bikanyobera. Bamwe nibwo batangiye kundangira ibiraka byo gupfubura abagore ba bamwe mu bagabo bo mu mujyi, gusa baramembaga pe, ntabwo twaryamanaga tutaragira icyo twemeranya. Hari bikunze kuvuga ko abagore bapfuburwa batanga amafaranga atubutse, cyangwa bagatanga inzu cyangwa imodoka. Muhizi ahavuga ko nta modoka arahabwa cyangwa inzu, gusa ngo ku kwezi ntiyaburaga nibura amafaranga akabakaba hafi miliyoni. Ati nari maze kugira abagore bahoraho,
umwe yari umudamu ufite amafaranga muri uyu mujyi, yamamagaraga igihe ashakiye ariko akanyemerera 300 buri kwezi. Twanajyanye Kampala inshuro ebyiri. Tumubajije niba ibyo avuga ari ukuri, yagize ati ya nta mpamvu mfite yo kuryoshya inkuru cyangwa nkubeshye, aya mafaranga yose narayahabwaga, ahubwo hari nubwo yamaga n'andi nyuma ya buri uko tumaze kuryamana, byaterwaga n'uburyo namugejeje ku byishimo. Usibye uyu mugore ngo yabaga afite n'abandi ku ruhande ariko yaryamanaga nabo. Uyu yita umushoramari atabizi ati hari n'undi mushoramari uciritse nawe byumvikane ko akuze ari mu myaka nka 50 irenga, menya nawe twararyamanaga akanera nk'ijana kandi twahuraga kenshi. Hari undi wa gatatu nawe yamaga nk'uko. Akomeza avuga ko aba bose yasaga n'uwabahaye iminsi ihoraho mu cyumweru ariko nta n'umwe umenya ko atendeka. Uwatabashaga guha umunsi we ni uwa mbere yita umushoramari mukuru, kuko ngo we yamuhamagaraga igihe ashakiye ntamusuzugure. Ati uriya we byari nka kontra idasanzwe. Akomeza agira ati mu by'ukuri amafaranga nabonaga buri kwezi ni $800 cyangwa 900. Ni umuvumo mu yindi. Nubwo nasambanye nkapfubura ngakorera ibidakorwa, sinigeze mba umusinzi nywa bisanzwe n'abajama, mbese sinkunda inzoga n'itabi. Nanyweye byari ibya cyana, mba numva nshaka kuba umusore ufite viziyo kuko ndashaka gusubiza agaciro nambuye mama naruhije kuva n'uruhinja kugeza maginga. Yo mukecuru yaje kumenya ibyanjye byose kandi abimenya ari mu bihe bibi by'uburwayi bwa kanseri. Yanyimye imbabazi ambwira ko azazima ari uko nisubiyeho, nkakira agakiza agapfa. Naramweretse umukazana nazaca inyuma. Ngaho rero nguko nuko uwo musore byagenze. Ni za nkuru tubagezaho kuri Paradizo TV, inkuru ubuhamya buba bumeze gutyo. Uwo musore rero ubu ngubu asigaye rwose avuga ati nkeneye icyerekezo nubwo bitamworoheye, ariko ngaho nguko nuko byagenze. Niba utarakora subscribe uri muracikwa n'ibyiza byinshi tugezaho. Kora subscribe, like, share, utange n'igitekerezo muri comment kugira ngo nyine tunyeti ese ibintu n'uburyohe. Reka tubonane ubutaha. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth.